Ese ashimwe cyane, amena. Dushimiye Imana yongeye kuduhereza umwanya wo kuboneka imbere yayo. Twari tumaze akanya turi mu bindi, ariko Imana ishimwe cyane ko duhaye akanya ko kongera kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Kuri iyi channel y'Urukundo TV, entre parenthèses Amour de Dieu. Ni channel ikishwaho ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigomba gutambukaho gusa n'ubuhamya. Muri make ni channel ishingiye cyane ku bintu bya evangelisation. Ubwo rero dushima Imana cyane ko ngiye gutwemera ko twongera kuboneka muri akanya. Hari abo tugiye kubana ari ubwa mbere. Ngewe amazina ni Samuel Mutezimana, niwe muri kumwe, niwe mujya kuganira. Reka dukomeze cyane dusenge, maze dukomeze no kumva ibyo umwuka abwira amatorero minsi imeze nk'iyi. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, wakomeje guturinda. Nushima uhimbazo cyane ko utwemere ko iyi tariki Imana ko tuboneka imbere ubwiza bwawe duhumeka umwuka bazima. Imana ishimwe cyane. Mana, tugiye kumva ijambo ryawe, ni ijambo ryahumetswe nawe. Nyemerera uziwe mu ruhande rwacu, uzudushyigikire. Reka umwuka wera muziranenge azabane natwe. Urakoze kugiye ku bana bagiye kuryumva n'abagiye kurivuga, twese ukadushyigikira. Ijambo ryawe ni ryera, rihora ryejejwe, natwe ureke umwuka wera muzengeganze muri byose. Urakoze byose kubikoze rwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mureke dufatikanye indirimbo y'102 mu ndirimbo z'agakiza. Mu 102 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara. Ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo ngeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo ngeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpa akanya Yesu nze nkwegere. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, mu bingerageza n'amakuba. Ni wowe buhungiro nizeye, mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye ibyaha. Ndumva nshaka kukubwira byose, kuko mwami nizeye kunyumva. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye nk'ukukwegera, ugira ngo dumve ijambo ryawe.
umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umuririmbyi wagize icyifuzo gikomeye cyane, asaba Kristo ko yamwegera kurusha ibindi byose, kuko yabonaga umwijima ukabije cyane mu isi ukomeje kuba mwinshi. Afata umwanya abona we ubwiwe kuba yakwirinda ni ibintu bigoranye, ni ibintu bidapfa guhita bishoboka. Afata umwanya aravuga ngo Kristo we nuza kunyegera biraza kumfasha. Amena. Rero Kristo iyo mwahuye, iyo yakwegereye cyane, agukora ku maso, akaba yaguhumura, muri rusange ukaba wareba bikemera. Amena. Buriya iyo ufite agaciro cyane ni ukumenya neza ukuntu washobora kuba wabana na Kristo, ukaba waba maso, kuko icyambere cyo mu bintu biranga umuntu wese, umuntu uba uri kumwe na Kristo agomba kuba ari maso kurusha ibintu byose. Ugomba kuba uri maso, ugomba kuba ugaragara neza, ugomba kuba ufite amatwi yo muri make. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayoboga bose ni umwuka wera, bose nibo bana b'Imana, bose nibo bana b'Imana. Abo ngabo ntabwo barangwa n'ibya kamere, ahubwo bakora iby'Imana ishaka iteka ryose. Muri make bigaragaza yuko umuntu ari maso nuko aba afite ikintu bita umwuka wera hagati muri we. Iyo ufite umwuka wera ugushoboza kuba waba maso cyane. Iyo ufite umwuka wera ugenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ufite umwuka wera ijambo ry'Imana rirakuyobora. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu benshi turimo turarangana mu bintu bitandukanye bidafite umumaro. Ariko iyi saha uramutse ufashe Imana yawe wamenye, ukongera ukayihereza agaciro, ukongera ukibuka Imana, ukongera ukibuka Kristo, wakumva wakwishakamo ukuntu wakongera kuba mu ruhande rw'Imana. Amena. Igihe ni iki rero ngo ufate umwanzuro wongere uboneke cyane mu ruhande rw'Imana, wumva Imana mubana mu kuri kose gushoboka. Kuko ikigaragara abantu benshi cyane bakomeje gusinzira, kandi bakaba basinziye mu gihe atari cyo gusinzira. Igihe ni iki kugira ngo abantu bakanguke, bongere baboneke cyane bari imbere y'Imana, bongere baboneke cyane bari mu butware bw'Imana. Icyambere cyo, Imana yaduha ubushobozi bwo kuba twakwitwa abana b'Imana. Ukwiyamara tuvuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, uwizera uwo mwana ntabwo azigera akogwa n'isoni. Uwizera uwo mwana agomba guhita yitwa umwana w'Imana. Ariko abantu benshi cyane turimo turagenda uko twishakiye, turimo turavuga ibyo twishakiye, ariko igifite agaciro cyane ni uko tugomba kugenda cyane mu kintu bita ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi cyane batakarije cyane Imana icyizere, bagenda uko bishaka, bavuga ngo iyo Mana ngo nihe Mana, ngo natwe ngo dufite ibyo tumaze dufite ibyo kugenda twizera bitandukanye. Ariko igifite agaciro cyane, banza wibaze cyane, banza utekereze cyane, umwuka uhumeka uwuvana hehe? Kugenda bicemera ko hari abandi bagenda ntibiyemere. Rero Imana kuba yaguhaye ubushobozi bwo kuba wavuga ngo wowe uragiye, wowe uravuze, wowe uratekeye ikintu runaka, menya neza yuko ari Imana ibikoze.
Rero ibintu twagiye tweze cyane cy'ubwenge bwo mu isi cyane, wumva ngo ngewe ngo ndi kubona ngo ibintu runaka ngo bagiye babikora nabi gutya na gutya, ariko igifite agaciro cyane ni uko wahura na Kristo akongera akaba yakugirira neza. Rero ushobora no kwisanga umaze n'imyaka irenga na 50 uvuga ngo baze ngo mu itorero runaka cyangwa baze nko mu idini runaka, ariko Kristo mutari mwahure. Kuko iyo uhuye na Kristo ntago ngera gusigara uko wari umeze. Impamvu uri kwitwara gutyo wisanga uri umurimo w'Imana ukora n'ibyaha nuko utarahura na Kristo. Ariko wakabaye maso cyane, wakabaye umunyabwenge cyane, wakwita cyane ku kintu bita iherezo ryawe. Ibyo wakora byose utari wahura na Kristo, ibyo wakora byose utari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, byose ni ubusa. Banza ushakishe cyane kumenya icyo umwami ashaka kandi ashima. Nta kindi rwose. Igifite agaciro cyane nuko wakwemerera Kristo ukongera ukabana nawe, akongera akakuyobora mu kuri kose gushoboka. Uko ugenda kose kavuga ngo ngiye, ariko Kristo niwe ugomba kumbanza imbere. Amena. Yesu ashimwe cyane. Kristo we ubwiwe ahora ari maso kandi ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese uko yameze kose, cyangwa kwakire. Niyo mpamvu umuririmbyi yagize icyifuzo gikomeye cyane ngo umba akanya Yesu nze nkwegere, kuko yabonaga umwijima ari mubi cyane, abona ari mu gicuku. Nuko bigaragara yuko umucyo uri kugaragara mu isi yose gutya, ariko winjiye mu isi y'umwuka ubona yuko turi mu gicuku kidasanzwe. Abantu benshi cyane bagiye basinzira mu buryo budasanzwe, bagasibya ibitotsi bidasanzwe. Ariko iyi saha wakongera ukemerera Imana, wakongera ukareba ukuntu wakongera ukagaruka. Amena. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku bice 25. Turasoma uyu mugani w'abakobwa 10 niwo tugiye gusoma. Mu bice 25 umurongo wa mbere tugere ku wa 13. Ni amagambo yenda kumera nk'aho ari maremare ho gahoro, ariko ntabwo ari cyane. Turabyihanganira, turasona ho gahoro. N'ubundi dusenge Imana, ariko cyane turi ku ijambo rivuga ngo kuba maso, mube maso cyane, mube maso cyane, kuko ibihe birimo biradutungura mu buryo budasanzwe. Kandi ikintu bita imperuka, icyo bita impanda ya Kristo iri hafi kugira ngo ize ivuge. Kandi ikibazo kirimo cyane nuko igiye kuvuga. Abantu benshi cyane barasinziriye, abantu benshi cyane batarabaye maso. Ariko iyo uza kuba maso wakwita cyane ku iherezo ryawe. Mureke dusome cyane umutwe w'ijambo ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amena. Turi ku ijambo cyane ryo kuba maso. Ubundi kubwira umuntu ngo abe maso, umubwira ngo abe maso kuko arasinziriye. Rero ibitotsi biterwa n'ibintu byinshi cyane.
ubundi ibitotsi cyane cyane biterwa n'ibintu bibiri. Ubundi ibitotsi biterwa n'ibibazo cyangwa bikabisha ko byaterwa n'ibisubizo. Iyo umuntu ari mu bisubizo ashobora gusinzira, iyo umuntu ari mu bibazo ashobora gusinzira. Ibyo ni ibintu cyane bishoboka rwose. Ubundi iyo ufite ibibazo akenshi abantu bamwe na bamwe barasinzira, n'abandi bafite ibyo bari mu bisubizo barasinzira. Ariko wagombye kumenya neza niba uri kwinjira mu bisubizo byawe. Ni nawo mwanya ugomba kumenya cyane uko bagusurikira ku Mana, ukaba waba maso cyane, ukaba wasenga cyane kugira ngo utaza kuba wasinzira. Niyo waba uri no mu bibazo bigusaba kugira ngo ukomeze usenge, ube maso, Imana ikwambika imbaraga ube maso kugira ngo utataza kwisanga wasinziriye. Amena. Rero uyu mugani utwereka abo bakobwa, ni abakobwa bagera mu 10, urumva ko 5 muri bo bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Ubundi icyo bita umunyabwenge mu buryo bw'umwuka wera, iyo uvuga umunyabwenge ni umuntu ukora ibyo Imana ishaka iteka ryose. Ubundi umunyabwenge muri we aba yifitemo icyambere cyo ikintu bita umwuka wera. Ubundi umunyabwenge mu bintu by'Imana ni wa muntu wubaha Imana, ayoborwa n'Imana, agendana n'Imana, agendera mu kuri kw'Imana, muri make afite intangagaciro z'abakristo muri rusange. Ariko icyo dufite cyane, abantu benshi barimo bayita ngo ngewe ngo ndi umunyabwenge, ngo mfite ikintu nakubwira ngo ukuri kw'ijambo nta bwenge ufite mu gihe utari wasobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyambere cyo, Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga cyane mu kintu bita umwuka. Mu gihe utari wemera umwuka wera ntabwo uri umunyabwenge. Mu gihe utari wemera kuba wayoborwa n'Imana ntabwo uri umunyabwenge. Umunyabwenge w'ukuri yemerwa kuba yayoborwa n'Imana, ariko ibyigenge nakwita yuko ari abapfu, bo bayoborwa cyane ibintu by'isi. Ukumva ngo ngewe ngo mfite ngo ikintu runaka, ngo ngewe ngo mfite ngo degree runaka. Nibyo mukora mabwira cyane, degree nta kivuze, kuko iyi ngiyi tuyifite hano muri iyi si. Ejo bundi umuntu wese buriya twagombye kujya twiga ibintu byinshi cyane bitandukanye muri iyi si. Iyo upfuye, iyo ugiye ahantu uba ugiye nta nubwo uba uhazi akenshi, kandi iyo diplome waba ufite, amadigiri yose waba ufite, nta kintu ashobora kuba yakumarira, nta n'ikintu yavuga imbere y'Imana. Ariko iyo ufite Kristo muri wowe, no mu rupfu murajyana, no mu rupfu muragendana. Ariko icyo dufite cyane, abantu benshi cyane nta Kristo bafite muri bo. Niko bimeze, nta Kristo abantu benshi bafite rwose. Ariko iyo ufite Kristo ubabaye umunyabwenge. Iyo nta Kristo ufite ubabaye ikigoryi nk'uko bivuga. Ariko banza wishakemo cyane, wibaze iyi saha ndi iki imbere y'Imana. Imbere y'Imana ndi iki muri rusange. Amena. Banza wibaze cyane imbere y'Imana icyo uri cyo. Icyambere cyo, ugomba kumenya neza yuko hari abanyabwenge, hari n'abapfu. Abanyabwenge bafite buri kimwe cyose Kristo yavuze abantu bagomba kuba biteguye. Afite muri we ayifitemo umwuka wera, muri we yifitemo imbuto z'umwuka wera zose arazifite, zazina ari iz'urukundo, ari iz'ibyishimo, ari zazindi z'amahoro zose, ari zazindi zo kugira neza. Ariko noneho babandi bose, abandi bo nta na kimwe bafite. Bagaragara mu nsengero nkaho ari abantu bazima, aragenda akaririmba, aragenda akabwiriza, aragenda akayobora, ariko bamureba bakabona n'ubundi ntabwo ari umunyabwenge. Ariko iyi saha ni wongere wisubireho cyane, wongere ubanze urebe byibuze wagiye utakariza imbaraga, wongere wiretruve cyane, uvuge ngo aho natakarije imbaraga ni ahantu runaka. Imana yo mu cyambere cyo yiteguye ko yakongera kugarukaho. Amena. Bo baraje, umukwe amaze guhagera, nigo bibutse yuko hari ibintu badafite. Ubundi cyambere cy'umukristo hari ibintu bigomba kuba byamuranga. Ubundi umukristo agomba kuba ari inyangamugayo mu buzima bwe bwa buri munsi.
umukristo agomba kuba ari umunyakuri, umukristo agomba kuba afite kwizera hagati muri we, umukristo agomba kuba ari umuntu uzi gusenga, umukristo agomba kuba ari umuntu utunze kristo ugwiriye hagati muri we. Mu gihe uzisanga bitameze gutyo, uzamenye neza yuko utari umukristo. Kandi ibiranga umunyabwenge nuko agomba kuba afite ibintu byose byuzuye binabaranga iteka ryose. Mu gihe rero abantu benshi cyane turimo twibeshya ngo turi abanyabwenge, kandi Imana yakureba n'ubundi ikabona yuko nta bwenge bifitiye pe. Imana yakureba ikabona nta bwenge bifitiye. Ariko ni wongere wisubireho cyane muri iyi minsi, wongere urebe cyane ukuntu wagiye ugenda, wongere wibaze cyane uko bigaragara ndi umupfu, muri make cyangwa ndi umunyabwenge. Iteka ryose igihe uzisanga utarabaye maso, ntabwo uzaba uri umunyabwenge. Ubundi umunyabwenge amenya n'igihe cyose ari kwinjamo, amenya uko bimeze. Amena. Banze wengere cyane, ubanze wengere wisuzume, banze wibaze igihe cyanjye ndimo bimeze gute. Ubundi iyi si yose turimo, isi turimo ni isi irimo amanyanga ya Satani cyane mu buryo budasanzwe. Satani arimo arakora mu buryo budasanzwe, arimo arakoresha ibimenyetso bitandukanye. Ariko igifite agaciro cyane, abantu bamenye Imana bakagombye kugenda bagasenga Imana by'ukuri, Imana ikongera ikabakora ku maso. Ariko ikibazo gito cyane, umuntu wese ari kujya gusenga ariko afite ikibazo runaka, ariko ntabwo wagombye gusenga kubera ikibazo, ahubwo gusenga wagombye kugusenga uri musabana n'Imana mu buryo budasanzwe. Ubundi wagombye gusenga mukamwagera mu gihe byibuze muba bafatanya uri kurwanira Imana. Nkuko icyambere cyo bundi umuntu yafashe umwanzuro wo kubaha Imana, uwo muntu aba umfatanya ibikorwa w'Imana, akagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana ikajya imuyobora mu byo akora byose, akagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu benshi cyane turimo turigendera uko dushaka, ariko cyane muri iyi minsi bifite agaciro nuko wakongera cyane ukemerera Imana, ukemera ukaba wabwa n'ijambo ry'Imana. Icyambere cyo abantu benshi cyane barimo bashaka kujya bigira ibyigenge mu buryo budasanzwe, ariko iyi saha ni wongere wisuzume cyane, ni wongere cyane, wongere wirebe uvuge ngo ubwo se koko ndimo nditwara gute? Ndi maso nkuko bikwiriye? Bazi cyane ni buri maso nta kindi. Amena. Yesu ni mpamvu yavuze avuga ngo ni mube maso. Mube maso ni jambo yasoze bavuga ngo babandi baraje bavuye mu bahanjuzi, nyine bavuye gufata ibidafite agaciro, bavuye mu bahanjuzi babandi bamaze gukirwa witeka nabo n'ubundi nibo bavuye gushakisha n'ubundi ayo mavuta. Icyambere cy'ubundi umukristo agomba kuba ufite ikintu bita itabaza, agomba kuba ari umuntu umurikira abantu bose. Ubundi ahantu hose ugomba kuba uri umuntu umurikira abantu bose, uri urumuri. Kuko icyambere cyo Yesu ni umucyo w'isi yose. Yesu yaje, iyo ageze mu muntu aramumurikira. Yesu yaje akagera mu muntu, uwo muntu ntabwo ngere kuba muri wa mwijima w'ibyaha. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo namwe mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhure. Twabonye uburuhukiro, ariko abantu banze kubwakira. Amena. Uburuhukiro turi gushakisha nta bundi buri muri Kristo. Icyo turi gushaka cyose kiri muri Kristo. Ari ubuzima bwiza waba ukeneye buri muri Kristo. Kuko ubuzima bwose watunga, amafaranga yose watunga, amazu yose wagira, imodoka zose watunga, nushaka kugenda n'amato hamwe n'indege, ariko udatunze Kristo ntacyo uri cyo. Kristo ni byose kumufite. Kuba wagira digiri runaka, kuba uri umuyobozi runaka, kuba wavuga ngo ikintu cyose uragifite, byose bigira tade expiration, byose bijya birangira, bijya bishira. Ariko Kristo iyo umutunze muri we, no mu rupfu murajyana mukagera nta n'ikibazo kirimo. Ariko abantu benshi cyane turimo turetemo cyane mu bifite agaciro, ifite agaciro tukaba twabyihorera. Rero igifite agaciro cyane kuri wowe ni Kristo. Niyo mpamvu twahere cyane kuri muri rindi ivuga ngo umva kanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije cyane mu isi. We yumva yifuza yuko icyo yakora cyane nuko yakwegera Imana kurusha ibindi byose. Amena.
rero abantu benshi cyane ibintu by'amagambo y'Imana ntabwo barimo babyitaho cyane, kandi pe iyi ngiyi iyo uza gufata ijambo ry'Imana uryireberamo byagufasha cyane. Ariko n'isi yacu impamvu urimo urabona ibyago bimeze gutya ni uko yabuze abantu byibuze bakwita cyane ku ijambo ry'Imana. Hari abayobozi usanga bayoborwa n'amarangamutima yabo, bumva cyane yuko iby'Imana babishyira ku ruhande. Ubundi isi iza kugira umuyobozi byibuze wuzuye umwuka w'Imana, isi yaba paradiso. Isi iza kuvuga byibuze ngo ufite abaminisitiri buzuye umwuka w'Imana, yaba paradiso nta n'ikibazo. Ariko iyo dufite cyane umuntu wese arazi ibintu byose yakora byose ugasanga arabikorana ubugome, arabikora cyane bitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iyi saha ni wongere wisuzume, isaha ni wongere wisuzume cyane, wongere urebe, wongere wibaze uko ndi kugenda, ibyo ndi gukora byose ndi mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Baze wibaze cyane, baze witekerezeho. Amena. Maze wongere witekerezeho cyane kurusha ibindi byose. Kuko iyi saha Imana irashaka yuko abantu bongera gukanguka, abantu bongera gukanguka cyane. Ubwo se nawe ubwawe usibye no kuvuga ngo uri kumva Imana iri kubivuga, nawe ubwawe hari ibyo uri kureba, ukareba isi ukuntu bimeze, urebe nk'ibintu byose ukuntu bimeze, urebe ibiciro ku masoko, ibiciro by'ibintu byose ukuntu bimeze ku masoko. Baze bibaze cyane iyi saha bimeze gute, byifashe gute. Amena. Baze wongere cyane, baze wongere wisubiremo cyane, baze wongere wisuzume cyane, kuko iyi si yacu turimo irimo iradushuka cyane, ariko amaherezo y'isi zarangira. Icyambere cyo ugomba kuba waba ambasaderi w'Imana ahantu hose waba uri. Niba uri muri presidansi ugomba kuba uri ambasaderi w'Imana, kuba uri minisitiri runaka ugomba kuba uri ambasaderi w'Imana, kuba uri muri parlema runaka ugomba kuba uri ambasaderi w'Imana. Umwanya wose waba wicayemo, waba uri umucuruzi, waba uri umuntu ukora akazi runaka, waba uri umukozi runaka, waba uri n'umukozi wo mu rugo, waba uri n'umuntu runaka utagira n'akazi, ugomba kuba uri ambasaderi w'Imana ahantu hose. Haba no mu rugo rwawe ugomba kuba uri ambasaderi w'Imana. Yaba ari umugabo wawe yakureba akaba byibuze uyu muntu amenya Imana, yaba ari umugore wawe yakureba mu byibuze uyu muntu azi Imana, yaba ari n'umubyeyi wawe yakureba akaba ngo byibuze uyu muntu yamaze kumenya Imana. Ariko iyo dufite cyane nk'ubu ngubu uravuga ngo kanaka n'umukristo, abantu benshi bakavuga ngo reka uriya muntu rwose nta bukristo yifitiye da. Ariko ugomba kugira indangagaciro z'abakristo. Amavuta yawe isa ushobora gusanga yarashize, ariko n'ubundi ugasanga ukomeje kugenda wirukanka utazi uko bimeze. Amena. Amavuta nta kindi mbundi amavuta bari umwuka wera. Amena. Ya mirimo yacu igaragara gute imbere y'abantu? Kwa kundi twitwara bimeze gute imbere y'abantu? Ibyo tugenda bimeze gute imbere y'abantu? Iyi saha ni wongere cyane, wongere wisuzume, wongere wibaze cyane. Ubu ngubu ibitotsi bimeze gute? Ndi gusinzira mu gitete cyo gusinzira, ndimo ndavuga mu gitete cyo kuvuga. Ubundi ugomba kumenya cyane, ukabanza ukibaza ngewe nk'umukristo igihe ngezemo ni ikihe cyane, ukabanza ukabimenya. Amena. Igihe niki kugira ngo wongere ukanguke, igihe niki ngo ube wakora misi Imana yakuzaniye mu isi, igihe niki kugira ngo ube wakongera kwera imbuto zikwiriye abikanye, wongere wumve cyane uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Igihe niki kugira ngo wongere uboneke imbere y'Imana uri umuntu wejejwe, igihe niki kugira ngo wongere cyane ugendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana, igihe niki kugira ngo Imana yongere ikuyobore, igihe niki kugira ngo Imana wongere ugire icyizere cyane Imana, igihe niki kugira ngo wongere cyane umuntu w'agaciro imbere y'Imana, igihe niki kugira ngo Imana yongere ikunezerwe cyane kurusha ibindi byose. Amena. Imana irashaka yuko abantu bayisenga cyane bari maso kurusha ibindi byose. Amena. Nimwongere mube maso cyane, nimwongere mube maso cyane kurusha ibindi byose. Abantu nibakanguke, abantu nibongere basengesha Imana umwuka iteka, abantu bongere basengere mu kuri kw'ijambo ry'Imana, abantu bongere cyane bongere babe maso. Iminsi dusubemo cyane iragoranye cyane, iyi ni iminsi igoranye cyane, mwongere musenge, nimwongere cyane, mwongere mube maso kurusha ibindi byose. Amena. Nimukanguke, nimukanguke, nimuve mu bitotsi cyane, nimukanguke cyane. Wowe usinziriye kanguka, kanguka Yesu yongera kubonekere. Nimurebe ko mwakongera gukanguka, muri ko mwakongera kuboneka imbere y'Imana mwejejwe. Amena. Igihe niki,
igihe n'iki ngo umuntu ngo yongere byibuze arebe ko yakongera kuboneka imbere y'Imana hariho umumaro. Icya mbere cyo titere yose waba ufite ntago yatuma uba maso, uzaba maso ariko wagiye kubanza gushaka Kristo. N'impamvu usanga abakristo benshi bagenda bahura n'ibibazo byinshi cyane, usanga bahura mu bintu by'intambara, mu matorero musanga ufite ibintu by'intambara, nuko mutagiye muba maso. Nicyo kibazo n'ubundi. Banze wibaza cyane, ubundi miso yatuma Imana inzana, yatuma Imana igushyira kuri isi niyihe? Kuba uyoboye itorero runaka ugasanga n'ubutabereye maso umukumbi w'Imana, bikumara icyo umaze cy'ubundi. Umaze iki? Niba uri umupasitori ugomba kubera maso cyane intama Imana yaguhaye. Niba uri umushumba ugomba kubera cyane maso intama Imana yaguhaye. Icya mbere kibazo mufite cyane nuko mutari mushaka kukumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi mumurigwa musomera abantu za Bibiliya. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ryakuyobora wowe. Ibyo wakora byose, waba uri umunyamasengesho, waba uri umushumba, waba uri umukristo, waba uri umuririmbyi, waba uri umuvugabutumwa, ugomba kubikora byose ukagerwa ikintu cyo kuba maso. Kuba maso cyambere cyo gusengesha gumuka iteka ukaba maso, nuko ugomba gusenga utitiriza, ariko cyane ukirira cyane ikintu cyose n'igisa nacyo. Ariko usigaye usanga ari mu bakozi b'Imana hasigaye ibera ibyaha bitandukanye, ugasanga umukozi w'Imana agifasha kana ajya mu byaha bitandukanye. Ariko iyi saha ni wongere cyane, wongere wisuzume, nongere wisuzume cyane kurusha ibindi byose. Nimurebe ko mwahinduka, nimurebe ko mwashakisha ukuntu mwashakisha cyane ikintu bite cyo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Mwongere mushakishe cyane cyo kumenya ijambo ry'Imana, mumenye cyane ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icya mbere cyo mugomba kumenya neza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi buri muntu wese azi igihe yavukiye, ariko umunsi wawe wo gupfa ntago uwuzi. Wasanga n'isaha yawe yo gupfa ari iyi ngiyi. Ariko icyo ngusaba, banze wongere cyane, wongere ube maso, banze wongere cyane wemere Kristo yongera kuyobore. Muri make Kristo cyambere cyo n'ubundi azirengagiza iminsi yose wagize y'ubujiji, yose azayirengagiza. Yose azayirengagiza kuba waraje gutya n'ubundi ukayobora urinjiji. Byose Kristo byose azabyirengagiza. Ariko byibuze umwemerere cyane, wongere uboneke imbere y'Imana, wongere ube maso cyane. Uko icyambere cy'amafaranga yose watanga mu itorero udakijijwe yose ni ubusa, ibyo wakora byose udakijijwe byose ni ubusa, nubwo wakubaka n'insengero magana angahe cyangwa ibihumbi bingahe by'insengero byose ni ubusa, nubwo watanga na za miliyari zingahe ngo bubake insengero cyangwa ngo bafashe abakene, udakijijwe byose ni ubusa. Icyo utagaciro cyane nuko wakweza ugakizwa. Nimwongere mweze, nimwongere mukizwe, nimwongere mushakisha cyane uko mwamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko igihe n'iki ngo abantu bose ngo bongere bisuzume cyane, uko umukwe agiye kuza, araza kwinjira n'abantu ari buze gusanga barabaye maso, bafite amatabaza n'amavuta yose byuzuye, ariko abandi bose ari buze gusanga batambaye umwenda w'ubukwe, bose araza kubasohora. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, bose araza kubasohora. Banze wibaze cyane ubwo nkanjye ndinde, nkanjye bimeze gute, nge mbagaze gute. Banze witekerezo cyane, baze witekerezo muri rusange. Rero kuba wakwiri gusenga wirukanka cyane ngo ugiye gusenga udakijijwe ni ubusa. Amasengesho adafite agakiza aba ari ubusa imbere y'Imana. Banze ukizwe, banze wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, banze wongere cyane, banze urebe cyane, banze wisuzume, banze wongere winjire neza mu kintu bita agakiza, banze wongere cyane winjire mu kintu cy'umwuka wera, banze wongere wisuzume cyane, wibaze nagiye ngenda gute, bimeze gute, mpagaze gute imbere y'Imana. Amena. Rero icyo dushaka cyane, icyo dukeneye cyane nuko twakongera cyane gusaba Kristo akongera akaduhumura, amaso yacu akongera akareba, kongera cyane tukagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Muri make ibyo ukora byose ukabikora uvuga ngo sinjye uriho, ni Kristo uri hagati muri njyewe. Niko kuri kw'ijambo. Rero tugeze mu kanya k'umusozo w'iri jambo, ariko uzi uko umeze. Banze wibaze cyane aho wicaye, aho ukorera, ibyo ukora byose, banze wibaze nabaye maso nk'uko bikwiriye. Nuza kureba ugasanga utarabaye maso, wongere urebe ukuntu wakongera kugarukira Imana cyane, wongere usenge imbabazi Imana cyane, Imana yongere kugarukeho, yongere gushoboze cyane kuba maso.
amena. Wiyongere cyane, gushoboze cyane kuba maso. Wowe urabizi aho uri mu kazi ukora, uzi ibyagiye bikurangaza byatuma utaba maso, wasanga utarabaye maso kubera ibibazo cyangwa kubera ibisubizo. Ariko icya mbere cyo, banza wongere witekerezeho. Amasengesho abyibuze ntaze kuba yagira inkomyi. Banze Kristo aramutse agiye isaha yantwara, bimeze gute se, byifashe gute? Banze wongere cyane, banze wongere usuzume cyane, urebe ko wagiye ubana n'Imana mu buryo bwose budasanzwe. Mureke dusenge Imana, ariko tugire amasengesho ahindura imibiri yacu. Twongere twemerera Imana cyane, be mu ruhande rwacu. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye ko tubereye maso, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tumvishe ijambo ryawe, dusanze ntabwo twabaye maso nk'uko bikwiriye. Wongera cyane rwose Mana, udukangure, udukore ku maso. Mwuka w'imbaraga, umwuka w'ineza, yongera tuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uduhe rwose Mana, amavuta mu mperezo zacu, amatabaza yacu Mana akomeze yake, akomeza amurikira abantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ibyo dukora Mana, uko tugenda byose byo bikomeze bihindure rwose abantu, bivuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, icyo dusenye ko twambika imbaraga, udushoboze muri iyi minsi ya none, udukomereze amaboko Mana, utinde rwose kuba twananirwa mu isi imeze nk'iyi ngiyi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze Mana kudushyigikiye, urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kudukomeje Mana. Icyo twizeye ni ukuri mu ruhande rwacu, twizeye tuzi kubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.